mwongeye kwirirwa mwese abadukurikiye kuri Giant Voices nk'ibisanzwe uyu munsi ni abantu banyu Uncle Jay iruhande rwanjye ndi kumwe kandi n'abamupapa mwakunze cyane bamwita Mr. Jack Miller. Jack Miller ntago abantu bavyumvishije neza tonto. nitwa Jack Miller. Amashimwe menshi ku Mana. Amen amen. Nyiro ububasha yaduhanze. Aha ndetse kandi twongere dushime Giant Voice TV owner Mr. Professor Giant akuwa mukomeye amashyi ku kazi keza yakoze. Yes, Mr. Jack Miller. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nk'ibisanzwe rero tugiye kuganira ku bintu bitandukanye. Yes. Ndabanza nkubaza akabazo tonto. Yego tonto. Ukiri umwana wari ufite impano yo kuzaba iki cyangwa inzozi zawe wumva kuzaba iki? Ngewe inzozi zanjye numvaga ko nzaba umusirikare. Aha. Hari abandi bana mwajyaga muganira nka batatu b'abashuti bawe. Yego. Umwe yambwiraga ko azaba umukinnyi. Yego. Ngewe umushuti wanjye yambwira ko ndazaba umuhanzi. Hanyuma bose benshi cyane muri bo bagiye bagerageza ubuzima ariko n'uyu munsi iyo babajije ngo inzozi zanyu ni zihe barongera bakambwira ngo nzaba umusada. Mr. Jack Miller inzozi zawe ni zihe? Ndakubona kuri microphone uzaba umunyamakuru. Ngewe nzaba umunyamakuru. Hanyuma uhinduye inzozi zawe zirahindutse ku myaka 20 n'iyindi. Ku myaka 19. Mr. Jack Miller nagira ngo nkwinjize mu kiganiro cy'uyu munsi. Ababyeyi benshi ntabwo bashaka abana babo babaha inzozi zabo, ahubwo ababyeyi benshi bashaka ko abana babaha inzozi z'ababyeyi babo. Nk'ubu ushobora gusaka ko umuhungu wawe aba icyo wifuze kabacyo kandi ntabwo bizakunda. Ese uri kumva icyo mvuze? Hari ababyeyi barera abana batekereza ngo umwana wanjye agomba kuzaba ikintu ntabashije kubacyo, akagera ku bintu ntabashije kubabyo. Ese wowe byumva ute umubyeyi akwiye guhatiririza umwana kugira ngo azabe icyo watabashije kubacyo cyangwa icyo yabaye cyo, cyangwa akwiye guhereza umwana nawe akabaho inzozi z'ahubwo umubyeyi akazimushyigikiraho? Ngewe numva umubyeyi yahereza umwana umwanya, umwana akagira icyo azaba noneho ahubwo umubyeyi akamushyigikira. Nk'ubu umwana wabonye akunda kamera nk'uyu mugabo turi imbere ukabona arayikunda cyane, wamushyigikira Jack Miller? Namushyigikira, ariko icyo bintu yabanza gukora yabanza kwiga. Kwiga iki? Kamera. Kwiga kamera. Muri kwibona kiga kamera no mu wakabira kiga kamera. Uncle Jay. Sibde Miller. Buriya hari ubuzima bw'ibanze. Ubuzima bw'ibanze uyu munsi wa none umwana hari igihe aba afite inzozi z'icyo azaba, ariko nanone ababyeyi barihariye kugira ngo babanze bakamureberera watana bakakwibutsa bakakugarura. Muri uyu munsi wa none cyangwa muri iki kinyejana turimo, ikintu cya mbere umubyeyi asigaraga umwana ni ishuri, ahubwo noneho bya bindi by'impano ikaramu. Hanyuma noneho nyuma ya karamu noneho ubwo umwana agatangira gukabya inzozi ziwe. noneho bikubiye ibyo twavuga donc uri umupapa ushobora gufasha umwana kugira ngo inzozi ze mu gihe wamuteguye azijyemo neza cyane. Uzi impamvu se? Bagukubise kamambirize bagiye gukina umupira ugataha mu rugo ibirenge byahindutse ivumbi, ko wambwiye ko wakundaga umupira. Uzi buriya ngewe banza umbwire iki? Ngewe narakubiswe inkoni nyinshi cyane. Uzira iki? Nzira umupira. Urabivugaho icyo bihuje n'ibyo twavugaga? Murumva muri icyo gihe cyanjye niko byari ngombwa. Ariko uyu munsi wa none niba nkunda umupira ndabanza njye kwiga, nimugoroba njye mu mupira, mpereze noneho wa mwana umwanya wo kujya mu mupira, ariko yabanje kujya ku ishuri. Donc byose abigendemo neza. Yego. Demira, ariko ndakwemeye cyane ku bitekerezo byiza uri gutanga. Asante. Hanyuma wowe wigize umbwira ngo inzozi zawe wari kuzaba umukinnyi wa football? Yego. Wazikabije ku ruhe rwego wakiniye kipe Demira? Nakina akademi buriya ntago noroshye. Ufite ikarita yo mu cyiciro? Reba imyaka mfite. Yaratakaye ariko ubu ngiye kubaza abayinyereka mu kigo cy'ishuri. Nayikwereka kabisa. Kubwe na perezida wanjye se? Ndaringize. Nge ndakwemera cyane Mr. Demira. Muri aka kanya turimo turaganira, nagira ngo nkubwire ku kintu kigendanye n'impano, yaba urubyiruko cyangwa se abana muri rusange. Ese wemera ko impano yatunga umuntu 100%? Ubwo bivuze iki 100%? Ni ukuvuga ko impano ushobora kuba wakora iyo ari yose itakujyana habi yagutunga. Urugero? Waba umuhanzi nkande Riderman. Komeza iyindi mpano. Wakina umupira. Gatatu ushobora kuba umunyamideli.
ibintu uvuze ndabikunze cyane Mr Demira. Bivuze ngo muri kino kijana cya 21 ni ngombwa yuko abantu bafite impano bashyigikirwa cyane bakanazigaragaza cyangwa ubundi cyane, ahubwo ntibashyirwe ku ruhande. Imyumvire hari ivuga ngo ubwo kayobotse umupira, ubwo kakanda gakobwa kagiye mu muziki birarangiye murapfushije. Iyo ni ya myumvire ya kera ubu kano kanya ntekereza ko umuntu wabivuga yaba yirengagije ukuri cyane. Bivuze ngo umuntu ashobora gukoresha ubundi uremera ko umuntu ashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'iyo mpano ndetse akanahitinga akarya hit akabona ibintu byinshi akora akamamariza abantu bikagenda neza yayikoresheje neza. Okay, ndagushimiye cyane Mr Demira. Wambwiye ko wakinaga umupira, indi mpano wari ufite yari ihe wowe ukiri umwana? Indi mpano nari mfite nibuka nakundaga gukubita ingoma mu rusengero, navuzaga ingoma. Demira yakubitaga ingoma ntabwo yavuzaga. Navuzaga ingoma. Warayikubitaga? Oya narayivuzaga. Ngaho sa nkaho gira ko turebe gake n'intoki turebe. Nyine kubita twumva unaririmba. Ririmba nyine iyo ndirimbo ni ririmba. Burese urabanza ugakubita ingoma. Hanyuma noneho kajya muri ritme. Hanyuma noneho karirimba. Twagiye nyine ririmba twumve. Iyo ushoboye. Yewe Yesu we nagupenda. Yewe Yesu we nagupenda. Ako jyanutwa. Abakurikiye Giant Voice TV muramubona Jackma. Urabona byarimo cyane. Ahubwo se ako kantu ko nubundi utarasaza nubundi impano yawe twavuze ngo nubu umugabo nubu umusaza impano yawe uzaba ukubita ingoma tukagashyira mu bintu byinshi ugomba gushyikaho. Nzaba mvuze ko nzaba mvuze ngo umusaza uvuze ingoma barahari. Okay, ubwo umusaza Jackma azaba akubita ingoma cyangwa azaba avuze ingoma? Azaba avuze ingoma. Dukomeze ikiganiro cyacu. Harimo abana bafite impano nyinshi zitandukanye ndetse zishingiye ku muco nyarwanda ndetse n'urubyiruko rushingiye ku muco nyarwanda. Ese ubona ziriya mpano zihabwa agaciro ku ruhe rwego? Nk'abantu bashobora kuvuza umwirongero wuzi kandi bashyira ku munwa bakagenda bakavuza urakazi akagenda kuvuga nk'ikivugirizo. Suzi kuvugiriza Jackma? Oya ntago mbizi. Agerageza twumve. Ntago nabishobora. Habe namba. Kubera iki? Navukiye Kigali. Wavukiye ntago uzi kuvugira? Ntago nzi kuvugiriza. Nk'umwirongi ese n'ibindi bikoresho gakondo, ese ubona bihabwa izihe mbaraga kugira ngo nyine nabyo bishyigikirwe bigende neza, nabyo bifatwe ku rwego rwo kuba abantu bakwiye nyine kumurika uwo muco, ariko kandi nk'impano yabo nayo nyine ikagira urwego ibashyitsaho? Muri iyi minsi rwose ikintu cyegeranye ikintu cyitwa umuco kiri guhabwa agaciro kenshi cyane kubera ko usigaye ubona kanini cyane kubera yuko usigaye ubona ko bafata za rutemikirere bakajya kwerekana umuco w'u Rwanda hanze. No kwerekana yuko u Rwanda rumaze rwose guteza imbere ikigendanye n'umuco. Umwirongi tuzi wa mwirongi bavuzaga gato ari akantu gatoya, ariko ubu ngubu haje indi myirongi rwose ubona myiza cyane. Ujya ubona nk'iyo basohoye abageni cyangwa hano mu bukwe bafite rwose umwirongi w'ikinyejana tugezemo. Ariko wa wundi buriya ntago nyikiwubona se bitewe n'icyiciro tuba tujyamo naho tuba tuva biratandukanye. Ariko icyo navuga muri iyi minsi ya none rwose ikintu cyerekeranye n'umuco gakondo uri guhabwa agaciro gakomeye cyane. Mu ndirimbo z'umuco gakondo se wowe hari indirimbo ukundamo Mr Jackma? Ndazikunda ariko kubera ko ntazi kuririmba ntago waririmba, ntago nabishobora. Ariko mu by'ukuri nkunda ahantu baririmba gakondo. Urabikunda cyane kubera ko mba numva nduhutse mu mutwe. Bivuze ngo no gutoza abana n'urubyiruko bafite impano no kubashishikariza ibigendanye n'umuco wacu kugira ngo tubishyiremo imbaraga nabyo byaba ari ngombwa cyane. Jackma wibona gute mu myaka 5 iri imbere nk'umuntu kuri Giant Voice, ese mu guteza imbere impano z'abatoya ndetse n'urubyiruko muri rusange wowe uruhare rwayo wumva ari uruhe cyane? Njyewe nko mu ntumbero yanjye ziri imbere numva ngomba guteza imbere abana bakiri batoya bakagaragaza impano zabo. Mu buhe buryo Mr Jackma? Icya mbere nkunda entertainment. Uvuze ngo iki? Ibigendanye n'imyidagaduro. Bivuga muri urwo rurimi none. Entertainment. Nubwo nabwo ya entertainment ijyanye na comedy uvuga entertainment. Nta kibazo. So rero mu by'ukuri tuba tugomba guhereza aba bana umwanya bakagaragaza impano zabo. Hakurwa ibitaramo by'abana. Ibitaramo by'abana like Uncle J. Wabonye igitaramo wakoze cya Kido Hub? Hari ahantu wanditse ikintu bita izina. Coup de chapeau kuri Uncle J, gira gutya coup de chapeau. Coup de chapeau kabisa. Kuko uri umuntu udasanzwe. Nakubonaga ahantu hari kuri stage. I like you man. So nice guy. Cyakoze.
turabikombe birabiye. Aha. Mr. Jack Miller abadukurikiye kano kanya mu kiganiro kigendanye ndetse n'imyidagaduro n'impano z'abatoya ndetse n'urubyiruko muri aka kanya harimo ibibazo bamaze kumbaza barambaza bati ese mwabantu mwe muri aho ngaho mubona umuco se cyangwa se iterambere ese eri kugana bitazabangamira umuco burundu bikarangira. Urabona ari ukuntu nyine umwana wumva ko yabaye umuraperi babyita sagging nukwambara ipantaro akageza hasi bakumva ko ari ni byiza nyine koga nyine kugira ngo atwike nyine ruko yigira umunyamerika cyane nyine akagaragaza yuko imyambarire imigendere imivugire iminywere nyine wamwereka icyo kunywa cyacu akumva ko wapi imirire yacu mu byo kurya byacu akumva wapi nyine akumva arashaka kuba nyine umuzungu ariko wahanga. Ese ubona ibyo bintu bizahura gute kugira ngo nyine birusheho kugira byose kutuzanira ibyiza Mr. Jack Miller? Ikintu cya mbere navuga mu rubyiruko uyu munsi wa none ikintu cya mbere kigomba kubaho cya mbere ni kwihesha agaciro. Ikindi cya kabiri kwihesha agaciro bijyana n'ikinyabupfura. Ikindi cya gatatu ni ukutagendera nko ku bandi. Tuvuga ati yenda njyewe ati ndabona yenda bari hana Lady Gaga uburyo bambaye Nicki Minaj tukareba uburyo imyitwarire yabo tugashaka kwisanisha nabo kandi bidakunda kuburyo nyine ushaka kumera nkawe neza ijana ku ijana kandi ntago bishoboka. Ukumva yuko bari abahanzi bo bahari i Burayi niba baririmba bambaye ikabutura yenda cyangwa bayimanuye cyangwa iki hari n'abambara nyine bakagaragaza boxer nyine mu buryo ubona kandi mu by'ukuri n'urubyiruko rw'aho ngaho rwose ntabwo navuga mu Rwanda gusa muri rusange barahari kumva yuko uwamanuka ikabutura ukayigeza hasi ngo nibwo busitani. Ese ubikoze uri kuri stage ubundi ariko mu buzima busanzwe utabikora bitwaye iki Mr. Jack Miller? Urabivugaho iki ntuheze inguni? Buriya rero reka nkwereke amarangamutima yanjye hari uburyo nshobora kuyakontorora. Yego. Hari igihe mbibona ariko se buriya ajya kuri stage ikagwa hari ikibazo se nako nagafoto n'ubusitari. Okay, nta kibazo ngiye ukuntu mbifata niba agiye kuri stage nagiye kuri stage igikorwa nikirangira amenye ko byarangiranye na cya gikorwa. Mu magambo yoroshye hari ikiguzi biba bisaba hari uburyo ushobora kwambara bwiza kandi n'ubundi abafana ukababona ariko n'ubundi bikagendana mu buryo bw'uko style icyubahiro cyawe kirinze cyane rwose. Nagukunze Mr. Jack Miller. Abadukurikiye muri aka kanya rero kuri Giant Voice TV hari ikintu kindi babongiye barambaza kuri message barambwiye bati Mr. Jack Miller urimo urasobanura ibintu neza nkaho nawe wigize ubikora. Ese nawe pocket wigize uyambara? Oya ntabwo wayambaye. Amakosa akomeye cyane ajyanwa n'imyaka ya wabyise ngo ni teenage kare mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikintu wagerageje nyine nawe kano kanya. Ese ufite tattoo? Oya nta tattoo ngira. Ibintu bitandukanye nyine abantu bashobora gukora bitewe n'imyaka mito barimo wowe niki waba waragerageje cyane? Hari umuntu ejo bundi wambwiye kuri mikoro n'ubundi arambwira ngo wari ufite abakunzi 12 byari byo cyangwa wari ufite 7? Abakunzi byaterwa kereka niba ari abo twiganaga ku ntebe y'ishuri babandi bitaga baswiti. Oya ntabwo nje nagize mbijyamo. Ntabwo wabigiye wari ufite bangahe? Umwe cyakoze nayo mfite nka 3 ubwo uri gushishikariza abandi kugira 6 by'umwe. Oya uzise ikintu kimwe nasanze ibyo twari turimo ntabwo twebwe twabifataga nk'ikintu kiri seri ahubwo ni kwa kundi twahuraga tukiga tugahura tukaganira bisanzwe. Ariko impamvu mbikubwiye Jack Miller hamwe n'iyo starship izanwa n'imyaka mitoya uragenda ukubita hip hop uri umwana w'imyaka 16 abandi bana bakagusarira uri kunyumva neza bakavuga turamubona uyu muji kugira ngo umwana yumve yagukoze ku kuboko kugira ngo abone muri kugendana nawe uri ku cyangwe abana 5 6 barindwi 8 bose akakubita utumessage ati twaragopofotse. Ariko se bari baba mupofotse gute mu buryo nk'ubwo? Urukundo amuru si wabimbwiye ngo nawe hari umuntu amuru sikorere umutima ugatera ugakubita akonje. Buriya rero twebwe igihe twiga ngira ngo iyo mwajyaga mu rukundo byabaga biri serembo bamwe na bamwe ariko ku gihe cyacu ubwo n'abandi bari bafite igihe cyabo. Ariko uyu munsi wa none
mu by'ukuri ndakumva cyane iyo babonye akenshi nk'abana nari kapiteni w'ikipe burya ntabwo nabikubwiye ejo bundi ariko nari kapiteni w'ikipe ya football aho nigaga ariko abana bashaka kuntwaza godiyo abandi bagashaka warabyanze ntabwo ari cyane hari n'abagutwaza garazi narase kugira ngo nyine agoje niyo watsindaga igitego byabaga ari sawa cyane gute uwo munsi isahani nariragaho ntabwo nayozaga barayinyogerezaga namaraga nk'icyumweru ndi kwibera bagupondera ayiwe ariko muri positive way mu buryo bwiza cyane ndimo ndagaruka kuri iyo ngingo nyine hamwe n'ibi byose bishobora kuzana ibintu bya temptation bishobora kugerageza mu buryo bumwe cyangwa ubundi ese ubona urubyiruko bafite imbaraga zingana iki bakiri bato cyane kugira ngo nyine bintu bimanaginge ya mpano bayikoreshe kandi ntibatakaze umurongo nyine kandi izo mpano zibagirira umumaro watanga izihe tips cyangwa inama? Uncle Jay umbajije ikintu cyiza mu by'ukuri ahantu twahereye yo kuvuga ko impano ufite ababyeyi bagomba kuzireberera navuze ko rero umubyeyi agomba ufite umwana agomba kubikorana mu kinyabupfura bitewe n'uburere wahawe uyu munsi niba umubyeyi wawe cyangwa umubyeyi wanjye anshyigikiye ko njya mu myidagaduro n'urugero akamenya yuko mu kanya ndi bujye kuririmba nibaza yuko yagakwiye kunkurikirana akamfasha yabona ahantu ndi kugenda nabi akambwira ati rero mwana wanjye hariya kandi ukamwumvira hari n'igihe umwana ariko aba adafite ababyeyi ubwo n'icyo gihe ashobora gushaka umumenta umuntu yakitamo kuri mu buzima umufashe kugira ngo amanaging ino situation kugira ngo ariko impano imugirire umumaro ariko nanone adatakaje indangagaciro na kirazira zibereye umuntu nyamuntu. Mr. Demila turakomeza tuganira muri kano kanya mu byo kurya gakondo bigendanye n'umuco wo ukunda ibihe wakunze ibihe cyangwa ukunda ibihe? Gakondo nkunda ikintu bita umwumbati. Ukunda umwumbati. Hanyuma se kubera iki nibajije kano kantu nkawe nk'umuntu uri mu myidagaduro na hehe k'ibintu biri public ibintu bisa neza ahantu heza kubona nyine ibintu bijyanye n'uwo muco nyine usibye ku munsi umwe tugira nyine umunsi kenshi w'umuganura ariko indi minsi usanga nyine nawe narakubonye ejo bundi wa postinze naga ketchup ariko ga chips nyine kubera iki nyine turi proud y'ibico cyangwa se umwimerere wacu ntabwo ndakubona wa postinze rukacara ndayizi ngo mbone nyine urimo urayinywesha amata nyine cyangwa mbone mu birori abantu babiteguye muri anniversaire yawe nayijemo nabonye ibyo watwakirije byari ruzungu gusa ese ubibona ute kugira ngo nyine abantu bazamura umuco nyine kandi binyuze muri ubwo buryo ubibona ute habura iki Mr. Demila? Uncle Jay ubajije ikintu gikomeye iyi si tugezemo uzanye rukacara ukayishyira hari imbere umwana ashaka kukubaza ngo iki ni iki uzanye umwana kandi akwiye kubimenya nicyo nashaka kukubwira nyine ariko dufite akazi gakomeye ati ni akahe kavuge mu by'ukuri Uncle Jay ndumva ari ikintu gikomeye ngiye nshobora yenda kuba nakivugaho ariko twagakwiye gukoresha ibyo bintu ariko mu by'ukuri ikinyejana turimo abana bo muri iyi minsi barasirimutse cyane bivuze ngo kurya rukacarara wapi kurya rukacarara kurya ikijumba kiriho amaminwa cyangwa umwumbati iteke batetse ku bishyimbo ntabwo byakunda none se byagenda biti wawe nanjye ni wanje no kwa mukuru wacu ndetse no kwa Professor Giant rimwe mu cyumweru dutangiye abana tukajya tubatekera n'uwo mwumbati n'ibishyimbo uwo munsi ntabwo bazabirya cyane azaryaho rimwe avuga ati ndashaka agafiriti ariko heriyo nyuma y'ikindi cyumweru umubwira uti rero bebe hari n'ibindi bintu basogokuruza baryaga bamujya bumva mu mateka yacu ngiye kubigutekera namwe musangire ese ntabwo byaba ari uruhare rwiza kugira ngo nyine uyu mwimerere wacu tuwusigasire nyine ibyo kurya byacu nyine tubisigasire nyine kugira ngo n'abantu babone agaciro bifite mu buryo bwagutse? Twabikora ni na byiza ariko mu by'ukuri dushobora no kubaganiriza tukamubwira ati nyamara ibingibi bitera imbaraga bibyongera ibi n'ibi hanyuma bikabafasha kabone n'ubwo haba hariho n'ibindi bya ruzungu bike ariko n'ibyo bikaba bihari bwaba ari uburyo bwiza bwo kubafasha mwarangiza mukabyina mukaririmba ese Mr. Demila mu rugo iwawe ujya ushyiraho umwanya w'impano kugira ngo madamu umwana n'inshuti zawe nyine mwidagadure n'umwana urebe impano afite? Bibaho rimwe na rimwe ariko buriya njyewe nanjye ntabwo navuga ngo nzi kuririmba nzi gukora iki n'iki kubera ko njyewe icyo nkunda ni football
ariko nk'umwana wanjye akunda ikintu bita umuziki. Aba yicaye ku ntebe akazajya akubita ameze nk'aho ari gucuranga piano kuko afite akapiyano gatoya k'abana, akazajya acuranga piano, akabyina hajyamo indirimbo, akabyina rwose na mama we rwose akamufasha gakeya. Narindi kugana kuri ino ngingo. Ese ubona gute umuntu ashakishije uburyo amenyemo umwana impano afite? Urabona muri kano kanya umwana impano iramutungura n'umubyeyi ikamutungura, ariko mu ahandi hantu hamwe na hamwe usanga ashobora gufata umwana akamujyana ahantu 8 7 hatandukanye kugira ngo bien sûr abone umwana impano afite, akamujyana ahantu bakina basket, koga, akamujyana ahantu hatandukanye kugira ngo aze kureba ngo wa mwana wanje ndafite impano iteye yiyumva muri iki ngiki. Ese Demira, ibi bintu urabona wabibwira icyo abadukurikiye wo byumva ute mu buryo bwawe? Ngiye kuntu byumva numva ko umubyeyi agakwiye gutwara umwana aho hantu hatandukanye kugira ngo nyine niba ari piscine amutware kuri piscine, arebe ko umwana yabikunda. Niba ari muri basket ajye muri basket, umwana arebe ko abikunda. Hanyuma icyo umwana azakunda cyane nicyo agomba umubyeyi gukurikiza kugira ngo akamufasha kugira ngo aze icyo kintu azakigera. Hamwe n'ubuko isi igenda nyine itera imbere, hari n'ibindi bigenda biza bishyashya, umwana akaba yabikunda ariko still ugakomeza kumufasha no kumuba hafi. Mr. Demira, abantu benshi barimo barafotora, ejo bundi wagiye kumfotora twabaye seri nk'uko njye nawe wabaye seri. Nakaye kantu abantu bakunda kuvuga iyo barimo bagiye kubafotora, wowe ukunda kubabwira ngo ikere ufite kamera, babwira ngo icyo uvuga ngo je ndababwira murebe hano ari babwira ati muvuge isosi ubwo se ubugira ngo baseke ubugira ngo baseke cyangwa ubugira ngo banakurebe kugira ngo ubone nyine ko ibintu ngababwira baturebye dabo tubarebe batubwire babwire twumve babwire ngo iki nyine babwire baturebe kugira ngo nabo nyine banaseke bishime turebe. Uncle Jay ari kungora urababwira ngo iki salade sebiramo turebe salade ntabwo wasetse. Uncle Jay Mr. Demira, ndagukunda cyane. Uyu munsi watanze ikiganiro cyiza cyane, ariko nagira ngo abaduteze bari kudukurikira kano kuri Giant Voice TV ugira ubutumwa bahereza ku bigendanye n'imyidagaduro. Ese ni kirazira? Ese ni ibintu bishoboka? Ese mu magambo makeya twakora iki? Kandi nawe uraza kudusoreza utubwira nawe ubutumwa batanga nka Mr. Demira. Ako kazina ko gatwika gakwiye hariko ako kazina nagakuye hano ubura nari nakuretse kugira numve kukibuka. Ako kazina ni Jack Demira, bisobanura umusore w'indorerwamo. Uri indorerwamo cyane. Ubwo bivuze iki? Ubu ngize gutya nakwibonamo uko mbona umutima mwiza ngiye nawe wagakwiye kuwugira. Njye akazina kanjye Uncle Jay kavuye ko abana nibo bakanyise kubera ngo ndi inshuti y'abana cyane. Kumwe bivuze nyine abana turakunda, rero barambonye baravuga ati hari aka nickname mufite ka Gentil. Umwana arandeba baravuga ati Gentil sounds a bit complicated, so I would like you to give a catch simple name. ahita ambwira ati you know what, uri Uncle Jay. Ntabwo kuva umunsi rero ariko ni byiza, nanjye narabibonye abana baragukunda vraiment. Ufite ubutumwa rero kubadukurikiye Mr. Jack Miller. Uncle Jay urakoze, ariko uri kuba seriye cyane Mr. Jack Miller. Gutya ni sawa. Komeza cyane. Ubutumwa natanga ababyeyi, impano z'abana ni ibintu bishoboka. Dukuze impano z'abana. Aho ubona umwana afite uburyo bwo kukuza impano yiwe, mufashe kugira ngo ya mpano yikure izamuke mushyigikire. Ariko tumenye nanone yuko bihera mu burere. Uburere n'ubuhe najye ku ishuri, nava ku ishuri hanyuma none akurikize n'ibyo byose agira ingengabihe mu buzima bwiwe, maze ababyeyi bahereza abantu umwanya cyane rwose. uzi kuvuga neza, reka nongere ngo hamashyi cyane Mr. Demira. Hari akantu kamwe ariko nari nasimbutse gakomeye cyane kagendanye n'ibigendanye na muri no minsi nyine amahitamo y'abana n'ubundi bakora muri izo mpano. Baba bafite telefoni, babemerera ibintu byose. Ese ubibona ute ko umwana areba ibintu byose, kajya kuri YouTube akareba ibintu byose, ababyeyi kubera wa mwanya twari twavuze mbere, ukabona nta suivi, nta follow up ihari. Umwana areba nyine ikintu cyose. Noneho hari akandi nabonye kantunguye, filimi zose abantu bakuru bareba, ukabona abantu bafasha ababyeyi mu rugo igihe badahari, yagiye azana filimi irimo content umwana atemereye kuba yanareba, urukozasoni, ibiteye ubwoba, ama vampire. Ese biriya bintu bivugaho iki muri bya bindi byose
twaganiriye. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo byibuza abantu bose ibintu babyumve, wumve ko umwana atakaba yareba umuziki wose? Ese ubundi wemera ko umwana ku myaka ye yose yemereye kubizina buri njyana yose kina nawe akabunuza? Buriya nibyo ntago ari byo. Nje mbona biriya yakaba yabyihitiyemo ku myaka runaka, akabona ko wenda agiye kubikora kuko yabihisemo, ariko atari ibintu we yatangiye ku myaka y'imitoya. Hari igihe ashobora kubikora kubera ataramenya ubwenge bwo kubimanaginga, ukabona bimwangirije izina ndetse cyangwa agiye no mu bindi bitandukanye. Urabivugaho ikirere ibyo byose Mr. Jack Miller? Uncle Jay, ngiye ikintu nabivugaho, mu by'ukuri ababyeyi bagakombye kwita ku bana babo. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, kwita ku bana babo ndetse bagakomeza babagenzura umunsi ku munsi. Kubera yuko uyu munsi wa none niba koko umwana agusaba telefone, tuzi ko umwana iyo ugeze mu rugo arakubwira papa mama ima telefone buri kanya ibintu aba ngombwa uzacemo password kuri app runaka kubera ko zaraje ni ibintu bisanzwe rwose. Ushaka kuba wicaye hariya, ngiye nicaye hano, umwana yaba ari gukoresha telefone, ngewe nkagira bimwe nkuraho nkamusigariza utundi tunagomba bigendanye n'iby'abana. Hanyuma amafilimi rero yo mu rugo, amafilimi rero ngewe icyo mbona ni nashishikariza ababyeyi mu gihe cy'abana bamenye amafilime bagomba kureba kuko arahari y'abana kuko arahari y'imyaka yabo. Yego, niba rero muri bakuru namwe koko mugomba kureba filime nyine zanyu mugomba kureba, muzirebe ukwanya ariko mudashizemo babana mubahe igihe cyabo, namwe mugira igihe cyanyu. Ntabwo wasibiye Jack Miller. Ukiri umwana wiga muri primaire hari akaririmbo wajyaga muririmba mukira abana, ngaho karirimbe. Ntabwo hano turi mu gihangano, ntabwo uri kugaragaza impano, nagira ngo nyine turi gusoza, nyine turi muri mood nziza. Urakibuka twaririmbaga twinshi, kamwe koroshye harakanyugunyugu k'amabara meza, iyo mbona numva neza. None ngo twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Mr. Demila, ndagushimiye cyane kuri uno munota cyane, ikiganiro cyari kiza cyane. Abari badukurikiye kuri Giant Voice TV turabakunda cyane. Yari Mr. Uncle Jay, inshuti y'abana, ndi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi, papa mwiza mukunda bamwita Jack Miller. Naho butaha turabakunda cyane, ntimukazajye mubura ku biganiro byiza cyane bya Giant Voice TV hamwe na Professor Giant ndetse n'abatumirwa bagiye batandukanye. Ciao.